Yesu nashimwe bakunzi bahise avuga neza umuco tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kuko Imana yongeye kutuzigama, yongeye kandi kutwongerera umunsi wo kubaho, iminsi yo kubaho kwacu kugira ngo turusheho kunezererwamo, ariko kandi tunazirikana ineza y'Imana ku buzima bwacu, twongera gutekereza kandi uko dukwiye kubaha Imana no kugendana nayo mu gihe gisa nk'iki. Imana rero ibaho umugisha, mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi tugenda tubabona, kandi uko mwaba mungana kose ntiducike intege kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana ari imbuto itabora, igihe cyose umuntu azaryumvira aba ari iry'umumaro, kandi icyo Imana ishaka kumvikanisha mu matwi y'abumva iba yacyumvikanishije. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero dutangire dusenga Imana, hanyuma n'ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Numva Imana yashyize ku mutima wanjye, turasenga Imana hanyuma turiganireho. Mana nkuru, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana nziza, Mana y'icyubahiro no gukomera, turagushimiye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, uko n'umunara muremure umukiranutsi ahungiramo agakomera. Tugushimiye uburinzi bwawe bwatubaye iminsi yo kubaho kwacu, tugushimiye ko wakomeje kutubambira ihema tukaba amahoro, tukaba tugeze none. Izina ryawe rishimwe. Tugiye gusangira na bene data ijambo ryawe, icyo washatse kumvikanisha aba ari cyo abantu bumva, kandi icyo umwuka aba arashaka kubwira abantu aba ari cyo bumva. Nyemerera ineza yawe ibane natwe, umuntu wese wumvira ijambo n'uzaryumva bose bazunguke, kandi nanjye uvuga ntaba ari njye, ahubwo umwuka w'Imana abe muri njye kugira ngo usohoze icyo ushaka kubwira abantu bawe. Nagushimiye ko unyumviye kandi kugiye kubana nanjye muri byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana yacu rero nishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro kubw'ineza n'imbabazi ndetse n'urukundo rwayo igenda itugirira, igenda itugaragariza njyewe nawe umunsi ku wundi. Imana yacu nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga hano mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, turasoma ibice byaho 8, turasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Ni amagambo asa naho ajya kuba maremare, ariko icyo Imana ishaka ko wumva uracyumva mu izina rya Yesu. Reka dusome. Mose abihanangiriza: amategeko yose mbategeka uyu munsi mujye muyitondera, muyumvire kugira ngo mubeho mugwire, mujye mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu ko azabaha, mugihindure. Kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboye muri iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze imenye y'umutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Imyenda yawe ntiyagusaziyeho, kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we. Ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ugende mu nzira ikuyoboye uyubahe, kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiza mu bikombe no mu misozi. Ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga. Ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki. Ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagire icyo ugikeneramo. Ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. 11 haravuze ngo wirinde ntuzibagire Uwiteka Imana yawe, utitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo gutegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa.
ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka n'ubusagwe butwika na scorpion n'ubutaka bugwenyeye butarimo amazi, ikakugaburira ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi kugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byamesheje ubu butunzi. Imana idufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Maze iminsi nsoma aya magambo nkumva nkuyemo ijambo rinyigisha cyangwa rimpugura, ariko numva kandi ntabwo kurisangira n'abandi bantu abanyegereye. Hari abo twariganiriye, ariko kandi ngize umugisha wo kuboneka nanone kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Imana yo mu ijuru ni Imana nziza, ni Imana ifite ububasha, ni Imana ifite ubutware ku biri mu isi ndetse no mu ijuru. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Rero twasomye ijambo ry'Imana, umutwe w'amagambo uravuga ngo Mose abihanangiriza. Kwihanangiriza umuntu ni iki? Ni nko kumukebura, ni nko kumubitura, ni nko kumwibutsa inshingano cyangwa se kumwibutsa ibyo agomba kugenderaho n'ibyo atagomba kwirengagiza, kumwibutsa umurongo atagomba kurenga kugira ngo agende mu nzira ushaka ko anyuramo niba ari wowe umuhaye kuyinyura. Ariko kandi Mose we yabivugaga nk'utumwe n'Imana kubwira ubwoko bwa Isiraheli uko Imana ishaka ko bubaho n'uko ishaka ko ugendana nayo. Imana ishimwe. Nuko Mose abwira ubwoko bwa Isiraheli ati mwibuke Imana ibyo yagiye ibakorera kugira ngo mwitondere amategeko yayo ibategeka, kandi kugira ngo mugendere mu nzira ishaka ko mubamo. Nuko abibutsa ko hari urugendo bagendanyemo n'Imana rw'imyaka 40. Abibutsa ko icyo gihe cyari igihe cy'amapfa, cyari igihe batabona amazi yo kunywa, cyari igihe byari bigoye ko ubuzima bwabo bumera neza nk'uko bifuzaga ko bumera, cyane ko mwibuka ko hari igihe cyageze babona barashonje, babona inyota irabishe, babona ibintu birakomeye, bitotombera Mose baravuga bati ubundi watujyanaga he? Nibyumvikana ko rero ahantu bari hari hagoye, mu butayu n'ahantu hataba amazi, ahantu hataba ibimera, ahantu hataba umuyaga, n'ahantu ubuzima bugoye. Ariko Imana yarahabacishije kugira ngo ibone kubageza mu gihugu cy'isezerano yari yarabasezeranije kubagezamo, nuko ibanyuza muri ubwo butayu. Imana ishimwe cyane. Mu gihe bagenza urwo rugendo cy'imyaka 40 bahuriyemo n'ibikomeye by'uburyo butandukanye, harimo bimwe na bimwe bibutswaga n'umugaragu w'Imana Mose. Arababwira ati mwibuke yuko Imana yagendanye namwe mu gihe cy'imyaka 40, ikabarindira mu butayu butari burimo amazi, mwakenera amazi ikabakurira amazi mu gitare. Ati muramenye ibyo ntimuzigere mubyibagirwa, kuko muramutse mubyibagiwe kwitondera amategeko byabagora. Arababwira ati kandi mwibuke ko yemeye kubagerageza igapima imitima yanyu ngo imenye ko mwabasha kwitondera amategeko cyangwa mutayitondera. Hakabaho igihe mwashonjeho mukumva inzara uburyo imera, mugatungwa n'amanu mutari muzi kandi n'abasokuruza banyu batigeze kumenya. Aravuga ngo ibyo ntimuzabyibagirwe, kuko nabyo nimubyibagirwa ntabwo muzabasha kwitondera amategeko. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Arababwira ati kandi mwibuke ko muri urwo rugendo rw'imyaka 40 inkweto zanyu zitabasaziyeho, imyambaro yanyu itabasaziyeho. Mwibuke ko nubwo mwashonje mwabonye Imana, mwibuke ko nubwo mwabuze amazi Imana yakuye mu gitare mukayabona, kuko ni Imana izi kwirwanirira kandi ni Imana izi guca inzira aho zitari. Haleluya. Ni Imana ifite ubushobozi bwo kurema ikintu ahantu kitari kiri kikahaba. Arababwira ati muzajye mwibuka igihe cyose ko muri mu rugendo rw'imyaka 40, ubutayu bukakaye, ubutaka budafite ikimera, ahantu hatari hameze neza, Imana yabatungishije manu mutari muzi n'abasokuruza banyu batari bazi. Kandi ntimuzibagirwe ko Imana yabahaye amazi mu gihe mwari muyakeneye. Arababwira ngo kandi ikindi mutagomba kwibagirwa, muzibuke ko muri urwo rugendo rwari rugoye, ibirenge byanyu bitigeze bibyimba. Imana ishimwe. Muzibuke ko
mutigeze mugira ibibazo ngo nuko mwakoze urugendo rurerure ngo ibirenge byanyu bibizimbe. Icyo kintu nimuzakibagirwe, muzajye mugihoza ku mutima wanyu kugira ngo muzabashe kwitondera amategeko. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Nuko umugaragu w'Imana Mose akomeza kubibutsa ibyo kwitondera, arababwira ati kandi mwemeze imitima yanyu ko muri abana mu rugo rw'Imana, ko mwemera guhanwa mu gihe Imana ishatse kubahana, nk'uko umubyeyi ahana umwana, nk'uko umubyeyi agerageza umwana, namwe Imana yagerageje imitima yanyu kugira ngo irebe ko muri ku rugero rwabasha kwitondera amategeko cyangwa koko mutabasha kuyitondera. Arababwira ati ntimuzagire ikintu na kimwe mwibagirwa muri buri kimwe cyose mwahuye nacyo urugendo rw'imyaka 40 kugira ngo bitondere amategeko. Imana ishimwe. Intego nyamukuru yatumaga abibutsa ko batibagirwa ibingibi kwari ukugira ngo bitondere amategeko. Arababwira ngo dore igihugu mujyanwamo, Imana ishimwe, ni igihugu cyiza, igihugu kirimo ubuki, ni igihugu cy'amata n'ubuki, ngo ni igihugu kirimo ingano zeze, ngo ni igihugu kirimo ibyo kurya mutazasonzeramo, ni igihugu kirimo amahumbezi, gifite byose, ngo ntacyo muzahaburira. Ariko nimugerayo ntimuzibagirwe, muzajye musubiza inyuma imitima yanyu n'intekerezo, mwongere mwibuke ngo mbese ni twebwe turi ahangaha Imana yakuye muri buriya butayu, Imana yagendeshe muri rugendo ibirenge ntibibizimbe, ntitugire icyo tuyiburana, ni twebwe ngo bibatere kwitondera amategeko. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ngo dore igihugu mujyanwamo, ngo ni igihugu mutazigera musonzeramo, ni igihugu mutazagira icyo mubura mukigezemo, igihugu cyiza cy'amasezerano. Ariko arabihanangiriza ngo dore muzirinde, nimuzibagirwe nimumara kubaka amazu meza, mugashaka abagore beza mukabana nabo, mukagira ubutunzi, mugatunga mugatunganirwa, mukajya mugenda mu binyabiziga byanyu, mukajya mubona ahantu muri ari heza nk'uko imitima yanyu yabyifuzaga, mukabona iby'ubutunzi murabifite. Muramenye ntimuzibagirwe, mwibagirwe Uwiteka Imana yanyu, imitima yanyu igire ihangare kwishyira hejuru, ngo muvuge ngo ubwenge bwacu n'imbaraga zacu ngo nizo zikoze ibingibi. Arabihanangiriza, arababwira ati muramenye, nimumara kubaka amazu, nimumara gutunga, nimumara kugira ubutunzi, nimumara kubyara ku batari barabyaye, nimumara kubona ibyo kwambara ku bari bambaye ubusa, nimumara kubona ibyo kurya ku bari bashonje, nimumara kubona hari ibyo mufite mubigwishe, muramenye ntimuzibagirwe Imana yanyu, ngo muvuge ngo dore imbaraga zacu nizo zikoze ibi. Mushyira akaguru hejuru y'akandi, uvuge ngo nuko nize amashuri menshi, uvuge ngo nuko nasomye ibitabo, uvuge ngo nuko nshoboye, uvuge ngo iyaba atari data wacu cyangwa marume cyangwa undi ntago nari kugera aha. Ngo uramenye ntuzibagirwe Imana, kuko niwibuka Imana uzitondera amategeko, niwibuka aho uvuye uzitondera amategeko. Imana ishimwe cyane. Muribuka barimo bambuka ngo batoragura amabuye ngo kugira ngo bazajye bayereka abana babo, bababwire bati dore turimo twambuka, ngibi ibyo twazanye nk'ibihamya ko twahanyuze. Imana ishimwe cyane. Nuko somira ijambo natekereje cyane ku mirimo Imana iba yaragiye ikorera umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Imana yagiye kurokora urupfu uko nanjye yarundokoye. Imana wayihigiye imihigo myinshi igihe wari uri mu misozi itandukanye, ubona nta byiringiro by'ejo bihari, ubona nta byiringiro by'ubuzima bihari, ubona nta jambo mu bantu ufite, wagiye uhiga imihigo myinshi ukavuga ngo Mana nzagukorera, nzakubaha, nzagendana nawe, nzakubahisha, nzakuvuga, nzakubwira abantu. Ariko none ibyo wahigiye Imana nibyo urimo gukora. Mbese ibyo wagiye ubwira Imana mu mihigo bitewe n'ubutayu wari ugenze. Ababibutswaga imyaka 40, ntabwo nzi imyaka wagendanye n'Imana ukwireshya kandi ubona uri mu butayu. Ntabwo nzi urugendo wagendanye n'Imana indesho yarwo kandi ubona nawe ari ubutayu koko. Ibuka cyagihe ubona nta mazi yo kunywa, bitekerezeho neza. Ibuka cyagihe ubona umwuma ukwishe,
ukabona Imana ifukuye iriba mu gitare iguhaye amazi yo kunywa. Ibuka cya gihe mihigo wari wahize uko yanganaga. Ibuka cya gihe ubona ubutayu bukubanye burebure, ubona umusozi uwuterera nturangire. Ibuka imihigo wahigiye Imana. None uyu munsi mwene data wituye Imana iki? Wituye Imana iki? Mbese wituye Imana kuyubaha? Mbese wituye Imana kuyubahisha? Mbese wituye Imana gukomeza kugendana nayo? Cyangwa usanze ntacyo byari bimaze? Cyangwa usanze barakubeshye? Cyangwa usanze burya bari barakuyobeje? Abakuyoboye inzira y'agakiza, abakuyoboye inzira yo kuba mu Mana no kugendana nayo, usanze barinjije, usanze byari ubujiji no kuyoba. Ariko ndagira ngo nkwibutse muri iri jambo ngo cya gihe wahigiraga Imana imihigo, Imana yarabyanditse. Ari ahantu byabitswe nk'amateka, ari ahantu byanditswe ko wahize imihigo, kuzakomeza kubana n'Imana, kuzakomeza gukorera Imana. Kandi Mose yihanangiriza ubu bwoko, arabubwira ngo nimumara kubaka amazu mukayabamo, nimumara kugira imikumbi mukabona muragwishe, nimumara kubona byose by'ubu buzima byakunze, muramenye ntimuzibagirwe, muramenye ntimuzibagirwe ngo mugere kagaguruku kandi ngo muvuge ngo imbaraga zacu nizo zikoze ibi ngibi. Mbese wowe uyu munsi yuri mureba ibyo ugezeho, yuri mureba aho wicaye, yuri mureba aho urara, yuri mureba aho ukorera, yuri mureba aho ugenda, yuri mureba igihugu wagiyemo, yuri mureba buri kimwe uvuga ko ari imbaraga zande zakoze ibyo. Mbese aho urakibuka Imana mwene data? Ese iyo uyibutse byo uyitura iki? Ari umuririmbyi wo mu gitabo waririmbye ngo ni iki wituye Imana? Imana ni iki wayituye? Muri ibyo byose yagukoreye ni iki wayituye? Mbese mu mvugo zawe harimo iki cyo kwitura Imana? Mu mirimo yawe ya buri munsi harimo iki wituye Imana? Mu majoro yawe cyangwa amanywa ni iki wituye Imana mwene data? Imana idutabare cyane. Imana ntabwo ijya yibagirwa, Imana ntabwo ijya yirengagiza. Umuntu wayo iyo atatse irumva, ariko kandi icyo tuba twahize kiba cyanditswe. None se urakibuka Imana? Mose arababwira ati muramenye ntimuzigere mwibagirwa, ibirenge byanyu byigeze bibyimba. Ese ko wagenze urugendo rurerure ukabona n'ubutayu koko, ukarira amarira ukiyongeza, uyu munsi ko Imana yaguhojeje ukabona hari ukuntu inyuranyije ibihe, ikintu yituye ni igiki? Muri karitsiye aho utuye wituye Imana iki? Ni iki wituye Imana? Abakubona, abakumva, abo uturanye nabo, abo ubana nabo, abo musengana, babona ari iyihe nyiturano wituye Imana? Abantu twagiye tugira ibihe biduhigisha imihigo. Nanjye narayihize, nawe kandi unyumva wahize imihigo muri biriya na biriya. Subiza amaso inyuma. Jehova Jire bararirimbye baravuga ngo subira inyuma usura amateka yawe, ngo sura umusozi w'iwanyu warutuyeho, ibuka urungano abariho ngo n'abatariho, ibuka Imana yagukuye, ibuka amarira yaguhujije, ibuka intambara yakurwaniriye, ibuka ahantu yagutambukije, ibuka aho yakuvugiye magambo yashize. Mbese niki wituye Imana? Aba barabwirwa ngo muzirinde, ntimuzibagirwe kandi ntimuzigere mutekereza kuvuga ngo imbaraga zacu nizo zikoze ibi ngibi. Imana ishimwe cyane. Nsomera ijambo naravuze ngo Mana, icyama nkongera nkakwibuka, icyama nkibuka ineza yawe nabonye, icyama nkibuka urukundo rwawe rwamfubitse, icyama nkibuka ineza yawe yagiye imporaho imfubika, ukuboko kwawe kwiza kwagiye kundamira. Ariko icyama na bene data nabo bakibuka ineza yawe. Abarimo kwibagirwa, Bigizi yaririmbye indirimbo nkunda cyane, ndayikunda iyi ndirimbo, sinzi igihe yayihimbye, arimo aravuga ngo biragatsindwa kuticwa n'inzara mu butayu, ariko ukagwira umwumi Kanani. Aravuga ngo benshi bahageze mu butayu, ngo banyuze mu butayu nyine ntibagwa, bakomeza kuguma mu Mana, ngo ariko bageze mu bisubizo aho hameze nk'i Kanani mu gihugu cy'amasezerano, ahandi babona ibyo kurya ntibagira icyo babura, ngo banyerera mu mihanda yaho baragwa. Nyamara ku misozi, mu bihanamanga, mu bibaya, ahantu hatagendeka, ahantu hameze uko nguko ko ari kugoye, ntabwo baguyeyo.
bakomeje gupfukama banamba ku Mana, ariko bageze mu bisubizo ibyo bita ubutabazi bibagirwa Imana, basa n'abandi bararorongotana, baragenda bitwara ukundi, ariko Imana ikugarukeho icyamu uyu munsi. Imana ikakugarukaho kongera kukuganiriza, ukibaza ngo mbese ninjye wawe ndi wahigaga imihigo, ninjye wawe ndi wabwiraga Imana ibi, ese ibyo natuje akanwa nibyo mpagazemo none, ese ibyo natuje akanwa nibyo mpagazemo uyu munsi, ese ibyo nabwiye umutima wanjye nintekereza uko nzakorera Imana, ko nzabana nayo, ko nzagenda nayo, bigeze hehe? Imana ishimwe cyane. Ariko biragatsindwa ko waba utaraguye iyo, waba utarapfiriye iyo, ariko Imana ikugejeje akaba ariho ushaka gupfira, akaba ariho ushaka kugwa kwibagirwa Imana. Ijambo ryarambwiye ngo ubwoko bwibagirwa nshuti yanjye bumarwaho, ubwoko bwibagirwa bumarwaho. Isengesho riri muri Zaburi ivuga ngo twigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Imana ikwigishe nanjye igigishe kubara iminsi yawe, nawe kubara iminsi yawe kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge, kugira ngo twirinde kwibagirwa Imana, kugira ngo twirinde kurangara no guta inzira. Imana itwigishe kubara iminsi yacu. Iminsi yacu irashira, uko tuyibara ibishira, uko twizihiza anniversaire bishira, ibigenda igabanyuka, uko tujya mu birori twiyongeza ibindi, iminsi bishira. Ariko Imana ikwigishe kuyibara, bituma utunga umutima w'ubwenge, wikwandurira muri ibyo, wihumanira muri ibyo byikurangaza, munezero w'akanya gatoya gutume wibagirwa Imana, utume uta Imana yawe, utume wibagirwa ineza yayo yakuzigamye. Reba amarira wari ufite, reba udafite uwo kubwira, reba udafite uwo kuguhoza, mihigo wahigiye iyo, marira waririye iyo, ariko none niki bituye Imana mwene data. Mose arabihanangiriza, arababwira ngo muramenye icyama nawe unyumva, cyama n'undi uzanyumva kera akaba yongera gutekereza kuneza Imana. Icyama nawe mutima wanjye ugahora wibwira iby'amateka y'Imana, ugahora wibuka inzira yakunyujijemo. Imana ishimwe cyane. Numvise nifuza kwibukiranya na bene data ko dukwiye kwibuka Imana, ko dukwiye kwibuka ineza y'Imana, ko dukwiye guhora tuyibwira, ko dukwiye guhora tuzirikana aho Imana yadukuye. Burya kwa kuboko kwagukuyeyo, kwagusubizayo, kwagushyirana kure harutaho. Ariko niwibuka Imana nshuti yanjye, uzitondera amategeko, kandi nugwa mu ntege nke aguzahera uzabyuka. Ariko reka nkwinginge, kandi ninginge n'Imana iguha imbaraga nshya kugira ngo wongere kwibuka ineza yawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yashoboka ko wari wibagiwe, yashoboka ko wari wihugiyeho, yashoboka ko wari urangaye, yashoboka ko wari wibagiwe ya mihigo wahize, akanwa kawe kavuze ibyo, Imana yarakumvaga, yabindi byari mu mutima Imana yarabibonaga. Rero nyemerera wibuka Imana, nanjye nibuka Imana, uko tubara iminsi yacu idutere gutunga imitima y'ubwenge, gutinya Imana no kuyubaha, kandi aho ducitse intege tubwire Imana ngo ngere udufate. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Numvaga ari ibyo ngibyo shaka ko twibukiranya, nifuza ko twibukiranya. Twese turabizi, ariko abantu bibagiwe Imana cyane. Abantu baguye mu bisubizo, byo bita ibisubizo. Abantu babaye nk'abibagiwe, bibagijwe n'akantu gato cyane. Ariko nukuri Imana yo mu ijuru nta kintu ya kimwe yirengagiza, nta kintu ya kimwe yibagiwe. Nuko ahari bikwihoreye, ahari bibaye kuretse, ariko iracyabyibuka ibyo wayihigiye, ibyo wagiye wemera, ibyo wagiye uvuga, ibyo wagiye watuza akanwa, none ahari ukaba wivuguruje, ariko yo ntabwo yivuguruje. Rero kubw'ijambo ry'Imana kongera wibuka Imana, kandi uramenye ko Mose yabihanangirije, nanjye ndakwihanangirije mu izina rya Yesu. Nanjye kandi nibwira kongera kwibuka ineza y'Imana. Tureke kwibagirwa burya butayo twaciyemo, zirya nzira twanyuzemo. Imana ibyo yaducishijemo byose byari ibyo kutugira abo turi bo none n'ahazaza, kugira ngo tutabera Imana ahari imfabusa, ahubwo tubera Imana inyungu, kuko turi ibishoro. Imana ishimwe cyane. Ibyo Imana yagucishijemo, Imana yancishijemo, byari ukugira ngo none mbe umumaro mu gihe gisa nk'iki, byari ukugira ngo nawe ube umumaro mu gihe gisa nk'iki, byari ukugira ngo akanwa kawe kavuge uyu mwami neza,
ntabwo byari ukugira ngo wirwe uvuga ibidafite umumaro, ntabwo kwari ukugira ngo ukore imirimo y'umwijima yose wihaze wiyongeze, ahubwo kwari ukugira ngo njyewe nawe tugume muri yo kandi tubera Imana inyungu. Haleluya. Imana niyicuze icyatumye nzigama, Imana niyicuze icyatumye ndinda minsi yanjye ntigapfa ubusa, kandi nawe mwene data ndagusabiye nisabira minsi yacu ntizapfa ubusa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Numvaga twakwibukiranya muri ubwo buryo. Imana igumugisha. Mbese urakibuka ineza y'Imana? Mbese umwanya Imana igushakamo? Mbese ibyo wahigiye Imana uri kubihigura? Urumva uri mu murongo mwiza wo kugumana n'Imana? Niba wari wibagiwe, reka dusenga Imana. Iba ukibyibuka kandi dusaba Imana imbaraga nshya. Yesu abamugisha mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana, uri mwiza, uri mwiza. Bagutegereza nta n'umwe uzakorwa n'isoni. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni imibereho. Nkundira Uwiteka, uduhe imbaraga tuneshe, dukomeze dukomere, twigize imbere tugende, dutambutse kugira ngo dutambuke, kandi ujye guhora twibwira amategeko yo mu mitima yacu. Ujye guhora twibuka ineza yawe, yayindi yadufubitse. Ujye guhora tuzirikana ko ari wowe wakomeje kuturinda. Haleluya. Turagushimiye Yesu. Ngaho nushyirwa hejuru kubw'ibyo wakoze none n'ibyo uzakora byose, ushyirwe hejuru. Komeza kubana natwe, bana na bene data, abari bacitse intege, abari babivuyemo, abari babona amasezerano atinze bikabatera kwiheba no gusubira inyuma. Nubakanguza umwete Mana, nubagarure mu nzira. Abaguye Mwami, biciwe n'ibyaha mu nzira, bagarure mu nzira kugira ngo batibagirwa bakamarwaho, ahubwo abantu bawe bakugarukire kubwo kumvira ijambo nirigere kure. Ngewe aho ntagera, kuko uzi igikwiye mu bo waremye. Mwami Yesu, uhaze abantu kubw'ijambo. Ndagushimiye kubanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Bana bamugisha kandi Imana yagura imbago zanyu mu izina rya Yesu Kristo. Amina.